atapa yo hano biro kujya tugiye kubonamo amafaranga n'iki gihe byoroshye ndabambaye neza gusa yo twakorewe ko sasa abapasiteri yambaye nifashije hariya nubwo wakijijwe uyu munsi nubwo nakijijwe wana ariko ngiye gutuburira abantu umunsi turaturiye neza noneho sasa ngiye gufata abantu mbajyane mu butayu abizi ko mwiki giye kujya mu butayu bitemewe nitugerayo ndaba mbatuburiye bahita babona isomo ry'uko bitemewe ariko ngiye bakasenge ndabyizeye neza ngiye kwafata amafaranga menshi barashyira tukayatwara n'amafaranga Yesu ahubwo wowe nituba turi gusenga ndaza kuvuga akantu mvuga ati muntu dufatanyije umurimo w'Imana nawe utari hano ngwino dufatanye dusarura umurimo w'Imana dorureze amena ubwo uraburi hafi mu ishyamba nyine nawe uhituza ufata iki ufata ibyo bashyize hasi turi gusengera uhita ugenda haguma nsenga uraba wagibwo ntago urabukiraho umuti nuwo nguwo urukundo Imana yacu yo gusenga ntabwo mpamvu ngubu tugiye hari hakurya mu butayu gusengera nyine twiragiza Imana muri iki gihe kugira ngo dufashe ariko rero ahantu tugiye gusa nyine biri buza kubagora bitewe n'izo nkweto mwaje mwambaye urabona ko ngiye naje nakubisemo bote ewa uburyo nzamuka imisozi nyine ariko ntacyo bitwaye turabizi nyine abapasiteri tuba twambaye congo kandi congo ntabwo wazijyana mu butayu hano murabizi urwego rw'uko ki nyine nambaye kigore bote rwose na karuvati ntacyo reka tugenda dusengeragiza Imana nimwe abantu birwa bavuga ngo nimugasenge kandi Imana yaravuze ngo mujye musenga dusenga tugomba gusenga Imana ikadukiza iki cyorezo cya corona amen amen abakristo amen muvuga uti aleluya 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 cyane aleluya sasa Imana itugirire neza amen hari indirimbo 149 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana 149 ndabona nayibonye aha iragira uti mbega urukundo rw'Imana yacu n'awaradoru ko rungana rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo rwatumye yesa za mwisi yacu ngwindushya turuhure na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sacyakira mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose na mugenzi wawe tuzabona Imana gufata inzira herekeza mu butayu ubundi tujya gusenga Imana tuzabona Imana pastor dore muri yaravuye guhaha ariko kwiragiza abana b'abantu nje kwiragiza Imana icyo nicyo cyane twagiye rero sasa ahangaha rero tugiye gutangira amasengesho yacu yo mu butayu amena mu butayu tabara bageze mu butayu nawe ufite igitabo cy'indirimbo ririmba turaririmba abakristo bavandimwe turaririmba iyi ndirimbo indirimbo nziza cyane igufasha ukajya mu mwuka niba tujye gusoma ijambo ry'Imana pasiteri tumanza twumva iyo ndirimbo ayimana none rumenye ibyo nkora byose werekane uko nikose nifata uko ntari Yesu ndorera uyu mutima ni wowe ushoboye Yesu garagaza ihuri
rekera aho ngaho ibyo birahagije. Amen. Imana ibagirire neza cyane. Amen. Bwira mugenzi wawe ati hano mu butayu Imana ikugirire neza. hano mu butayu Imana ikugirire neza. Aha ngaha rero tugiye gutangirana n'ijambo ry'Imana. N'iki gihe hari ibisambo byatuzengereje, ariko ntago byiba kubera ingeso, ahubwo byiba kubera iki? Kubera inzara. Bwira mugenzi wawe ati kubera iki? Kubera inzara. Mu Migani ibice 6 ku murongo wa 30 haragira hati abantu ntibagaya umujura wibishijwe n'inzara, ariko iyo afashwe abiriha 7 agatanga ibyo afite mu rugo rwe byose. Amen. Muri iki gihe rero tuje aha ngaha mu butayu gusenga kugira ngo Imana iturinde ibyo bisambo biza bikadutwara ibyo dufite byose. Amen. Bwira mugenzi wawe ati nzabona Imana. Nzabona Imana. Nzandindira urugo cyane. Nzabona Imana. Ubu rero tugiye gutangirana n'isengero. Uwiteka Mana Nyagasani, Amen. tumanukira muri aka kanya baratuje mu butayu, tuje imbere yawe Mana Nyagasani, kugira ngo tubabarire ibyaha byacu, kugira ngo tubabarire ibicumuro byacu, kugira ngo twezwe kandi dukizwe Mana. Tugushimye Oh haleluya. Uwiteka bagirira neza cyane. Mana Nyagasani, wakoze byinshi bikomeye mu gihe cya kera mu cy'ubu, wakoze byinshi cyane natwe Mana turakwinginze. Oh Yesu, Amen. aka kanya rero turakwinginze gutugirire neza cyane. Amen. Ufashe ubu bwoko bwawe buri aha ngaha. Haleluya. Mana Nyagasani ubagirire neza. Baje aha ngaha kubera ubukene, baje kubera ibibazo by'uburwayi bibugarije, baje kubera ibibazo bitandukanye, ariko turakwinginze kubagirire neza. Mana Nyagasani, oh Mana, oh shangara baba baba, oh Nyagasani paperi, oh Mana Nyagasani wakoze byinshi. Oh Mana, koresha dorazare. No. Turakwinginze gumanuka muri aka kanya wigaragaze. Oh Yesu, abantu aha ngaha bafite ibintu byose bitejejwe. Mana Nyagasani, dikwereka yuko aricyo bibatereza inyatsi, aricyo bibatereza inyatsi. Mana Nyagasani, ibyo bintu byose mufite, ibyo bintu mufite yanyu, telefone, habonamo amafaranga, hari abafite ibikapu birimo amamashini, ariko Mana Nyagasani, ibyo byose birimo imyuka mibi. Turakwinginze ngo wabikuremo wabishyire hasi aha tubisengere, bihabwe umugisha kuko byose. Muri aka kanya wagize neza cyane. Ibyo mufite byose nimubishyire hasi aha byose. Hari umuntu uri kwerekwa ashyizeho telefone gusa asigaza 1000 mu mufuka, kandi icyo 1000 kiri mu mufuka cyo kimwe. Nagishyira aha ngaha rwose, aricyo bose mufite mubishyira aha ngaha. Kandi Imana izavuga Yesu nashimwe. Wakoze ibikomeye cyane. Habwa icyubahiro n'isi yose n'ijuru nibaze hano, baze dusenge Mana Nyagasani. Abantu muntu uri hafi usigaye utaraza ngo dufatanye Mana umurimo. Turakwinginze muntu dufitanye gahunda wese, ayo muntu dufitanye gahunda. No.
Mana nyagasani ibyaha nibyo bidutereza inyatsi Mana nyagasani komeza utugirire neza udufashe kandi tweze Mana nyagasani ibyaha byacu byose bitubabarire turakwinginze gukomeza utugirire neza turakwinginze Mana nyagasani wakoze byinshi bikomeye n'ibindi byinshi uzabikora Mana nyagasani Mana twanze satani n'imihango yose turakwinginze Yesu ora kasade paperi mani turakwinginze gutumanukire Mana nyagasani Mana wakoze ibikomeye tugirire neza Mana badukore byinshi twatekereza Mana wakoze ibikomeye No. ibyaha byacu byose turakwinginze byose shimwa Mana nyagasani shimwa torete shimwa kurajikire akadutera dora tumaze Amen. Murabona yuko ibintu byose twari dufite by'imivumo shitani yashaka gutwara n'imigenzo yagiye byadutezaga inyatsi ndakeka twasubijwe twafata inzira tugataha ubutayu bwacu ariko turahanze oya byadutezaga inyatsi byose biragiyemo nta kintu muzabura na kimwe Imana irabakubira imashini zanjye saneza kinyatsi nakwangangira ariko ya telefoni yanjye amafaranga yose yari inyatsi ahubwo muze dutahe uwiteka abagirire neza haleluya kabisa ewa ni imashini undi se aragakoresheje imashini arega ngenzi ubwenge kabisa ibifaranga byose rero amatelefone birebe amatelefone nakangari urabona yose ameze neza cyane nzatwara iyihese uzatwara iyo ushaka kuko nyine ibintu byose nta kibazo ahubwo uzajya No.